bakunze ibiganiro byacu kuri Kabagira ubusa official ndabaramukije turi none kuwa gatatu tariki ya 29 z'ukwezi kwa 4 2026 ndabaramukije mbazaniye inkuru ikomeye muri amakuru yacu akomeye muri politiki y'ububanyi n'amahanga na diplomasi, ubutabera, umutekano, imibereho myiza y'abaturage, ubukungu. Tuje rero mu bijyanye n'ubutabera, mbazaniye inkuru igira iti itariki y'urubanza rw'umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda wo mwishyaka Darufa Umurinzi ari nawe uriyobora, ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda. Itariki azaburaniraho urubanza rwe mu mizi yamenyekanye, muti ni ryari? Mbere yuko tugana kuri itariki, ndagira ngo mbabwire amwe mu magambo naganiriye n'abagerageza kumusura kuri gereza. Yaganiriza abamusura, aganira ubuzima bwa politiki ireba igihugu gusa, ukumva ko nyine arabaza ku buzima bwo hanze bumeze, na cyane ko burya abari hariya muri kaminuza ya Madrid cyangwa se i Madrid ari naho mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali, ari naho gereza yubatse. Uganira nabo bakubwira, bafite imvugo bakoresha bavuga bati hirya ho mu gihugu bimeze biti. Rero nawe yaganira uba wumva ngo avuga ubuzima bwa politiki kuruta ibindi byose. None akavuga ati impamvu yatumye bamfunga nirangira bazamfungura. Uko niko umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza utavuga rumwe n'ubutegetsi avuga, akavuga ati iyo umuntu atavuga rumwe n'ubutegetsi gufungwa si impanuka. Uko niko abyemera. Kindi mubo twaganiriye bamusura babaza ntibimeze bitaravuga ati umwitegereje aratekanye, uretse ko ngo aho yarafungiwe bamuhinduriye, abo bari bafunganywe ngo baramuhinduriye, ashobora kuba ngo bari kuhavugurura. Akavuga ati umunyapolitiki ufunzwe ntabategereje ubutabera bukwiye mu gihugu kitagendera kuri demokarasi. Uko niko Madame Victoire Ingabire abivuga. Bivuze ngo na cya cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga kimwe yari yatanze avuga ko ubucamanza bwivanze mu mikorere y'urwego rw'ubushinjacyaha kandi buri rwego rwigenga, kuko ubushinjacyaha bubarizwa mu rwego nyubahiriza tegeko, hanyuma ubucamanza nyine bukabarizwa mu rwego rw'ubucamanza. Byumvikane ko icyo cyemezo atacyemera. Nuko rero akavuga ati iyo igihugu kiba kigendera ku mategeko, urukiko rw'ikirenga ntirwari bufate umwanzuro ruhonyora itegeko nshinga. Akavuga ko ngo n'icyemezo cyafashwe mu mboni ya Madame Victoire Ingabire cyambuye ububasha ubushinjacyaha, kwa kundi bavuga bati ubushinjacyaha buba bufite ubwiyagamburiro kuri opportunité de poursuite, hahandi bavuga bati Mahama avuga ko ubushinjacyaha bushobora gukurikirana uwo bushaka. Aha rero Ingabire akavuga ati kuba harafashwe icyemezo kivuga ko inzego zunganirana, uko kunganirana nge ntabwo mbibona mu rwego rw'ubutabera buboneye. Akavuga ati urwego rw'ubucamanza ruhagarariwe na Madame Domitire Mukantaganzwa ntabwo rwafashe icyemezo kiboneye, ariko nubwo rwafashe icyemezo kitaboneye ntabwo byantunguye nk'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi. Ahangaha ubwo ngubwo rero arajya kunganirana na bwana
cyangwa se Maître Bernard Ntaganda wo mu ishyaka PS Imberakuri ryacitsemo ibice, ariko akaba ari we president fondateur, aho yagiye atangaza mu bihe bitandukanye ko mu Rwanda gukora politiki ari nko guheka umusaraba. Aganira n'abamusuye, Madame Victoire Ingabire yavugaga ko ngo arya ishene y'ubuntu kuko atazi igihe azaburanira. Nahangaha nkimara kuganira n'abamusuye nibwo nacengeye mbasha kubaza muri source cyangwa isoko z'amakuru zanjye zimbwira itariki azaburanira. Akavuga ati kurya ishene y'ubuntu ni ibintu bisanzwe ku banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi. Akavuga ati ariko ibyo ari byo byose ntegerezanyije amatsiko itariki yo kuburanira. Ubwo birumvikana azaba aburanira mu rukiko rukuru hano mu Rwanda. Akavuga ko hari amakuru ko ashobora no kuzafungwa burundu, gusa kubwe ngo agasanga nta bimenyetso bifatika bihari byagombye kuba bimufunga. Andi makuru namenye nuko ubwo wenda arabishingira ku kuba mu cyifuzo cy'ubushinjacyaha muri bamwe mu bareganwaga n'umunyamakuru Theoneste Nsengimana baba barasabiwe igihano cyo gufungwa burundu, ariko icyifuzo cy'ubushinjacyaha akenshi ntabwo gikunze gukurikizwa. Rero natekereje ko abaganiriye na Madame Victoire Ingabire akavuga ati bashobora no kuzamfunga burundu nkurikije uko ibyifuzo byabo bimeze, ariko nta bimenyetso bifatika bihari bimfunga. Avuga ko ngo ahorana morali kuko ngo kubwe abamufunze isaha ku yindi ngo nibabona ko icyo bamufungiye kirangiye adasobanura bazamufungura. Ngo hari nubwo ari muri gereza, ariko ngo hari n'ibyo avuga ngo akumbuye kurusha ibindi. Akavuga ko ngo akumbuye kongera gusubira muri sosiyete, akabijwi rya rubanda, akabavugira kuri politiki zibitagenda, ibyo abona bitagenda, kuko ngo hari byinshi yagiye asobanura, ariko nyuma yo kubisobanura akisanga ubutegetsi bwabishyize mu bikorwa cyangwa bukagira ibyo bikosora. Akavuga ati rero nkumbuye kongera kuba ijwi rya rubanda, ababishinzwe bakajya bagira ibyo bakemura. Ariko nanone nyuma yo gukumbura kuba ijwi rya rubanda, ngo akumbuye no gukora politiki adahutajwe. Niho avuga ati mu Rwanda ikibazo gihari ntabwo umuntu mutavuga rumwe, umuntu mutumva kimwe ingingo runaka akomeza, ntabwo mushobora gukomeza mu buryo bwa bundi budahutajwe, ahubwo kubwe ngo uhita, iyo mutavuga rumwe kuri izo ngingo, uhita uhinduka umwanzi w'igihugu. Mu bindi bimuhangayikishije, ngo ahangayikishijwe no gushimangira amahame ya demokarasi no kuyubaka. Ati rwose amahame ya demokarasi agatsimbatara, igihugu kigatera imbere kuri bose ntawuhejwe cyangwa ngo asigazwe inyuma. Akavuga ati uko iminsi igenda ishira, umuturage ararushaho kugenda asubira inyuma mu iterambere, hatitawe ku kuba u Rwanda nk'uko rushimirwa n'amahanga nyuma y'imyaka 32 rubohowe n'ishyaka cyangwa se n'abarabarwanyi ba FPR Inkotanyi ba RPA. Ati nyuma y'imyaka 30 u Rwanda rubohowe, bigaragara ko amahanga rushima ko rwateye imbere mu bikorwa remezo, ariko nanone akavuga ati ubukungu birasaba ko bigendana nk'uko mu bwisungane mu kwivuza umuntu ashobora gutanga amafaranga 3,000 cyangwa 5 nk'uko byahindutse 8 bingahe, ariko yarwara kubera ko wa wundi watanze amafaranga 20,000 wenda tanayivurijeho cyangwa yanayivurijeho, ariko
wa muntu watanze bya 5,000 akazisanga aravurwa n'amafaranga arenze ayo yatanze. Kubera iki? Bwa bwisungane mu kwivuza. Akavuga ati ni ngombwa ko abantu bagendana mu iterambere, aho kuvuga ngo ubukungu bwikubiwe n'igice gitoya kandi abenshi ari abakene. Ati ibyo ntabwo byagombye kuba bigenda bityo. Akavuga ko mu byo abantu bagiye batekereza bakavuga bati nyamara Madame Victoire Ingabire Umuhoza nyuma yo guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2018 yagombye kuba yararetse politiki. Ahangaha Madame Victoire Ingabire akabakurira, abatekereza gutyo akabakurira inzira ku murima. Akavuga ati niyo baramuka bamufunguye ntazigera atatiriye igihango ngo arava muri politiki, ngo wenda ngo arasubira i Burayi nkuko bamwe bavuga bati kwanza bamurekuye akisangira umuryango. Akavuga ati uwo muryango nawutaye nkureba, naje nje kwiyemeza gukora politiki mu nyungu zanjye, ariko nanone no mu nyungu z'igihugu cyanjye n'abagituye. Ubwo rero wenda dusubire inyuma gato. Madame Victoire Ingabire mbibutse ko niba mwibuka neza yafunzwe mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 19 2025 ku cyemezo cy'umucamanza bwana Blaise Ingabire mu rukiko rukuru kumwe n'inteko bafatanije. Ni nyuma yo kumutumiza hashingiwe ku ngingo y'106 mu gitabo giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange cyangwa mu gitabo cy'imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha, aho giteganya ko iyo umucamanza ari kuburanisha urubanza bikaba ngombwa ko hari umuntu ukekwa kuba ikizo cyangwa yarafatanije n'abaregwa, icyo gihe aratumizwa. Yamara gutumizwa agahatwa ibibazo. Iyo umucamanza atanyuzwe ategeka ubushinjacyaha gukora iperereza ryimbitse wa muntu waketswe kuba icyitso cyangwa kugira ubufatanyacyaha n'abaregwa, akaba yaregerwa urukiko. Hanyuma iyo umucamanza yanyuzwe nk'uko iyo ngingo y'106 ibisobanura mu gitabo cy'imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha, urubanza rukomeza nkaho nta cyabaye. Rero nuko umucamanza yavuze ati hanyuma ko urubanza rugeze ku rwego, ariko Madame Victoire Ingabire akaba agenda agaruka cyane kandi ntaho bigaragara ko ari mu kirego. Umushinjacyaha umwe warahaguruka ati twebwe twakurikije twubahirije icyitwa opportunité de poursuite, aho dushobora gukurikirana uwo dushaka. Amategeko nibyo atwemerera. Umucamanza arategeka ati oya, agombe yitabe ku munsi runaka azaze gutanga ibisobanuro. Nyuma yo kubitanga rero nibwo Madame Victoire Ingabire yatawe muri yombi. Imvano y'ibyo abarwanashyaka be n'umunyamakuru Theoneste Nsengimana baregwaga ni igitabo cy'umunyaserbia Sirija Popovic cyavuga ngo comment faire tomber un dictateur sans armes, tout petit étancheur cyangwa se blueprint for revolution, uburyo bwo guhirika ubutegetsi hatitabajwe intambara. Niho bavuga ko hakozwe amahugurwa mu mwaka w'2021 amahugurwa mu rurimi rw'icyongereza akorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, ariko muri abo bakurikiye amahugurwa haza kuvamo uwitwa Boniface Nzabandora wo mu burasirazuba bw'u Rwanda. Haza gufata amajwi
abantu bakoranaga amahugurwa batabizi ayashyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha ruza rukurikiranye rusangamo ngo harimo ibyaha, ruta muri yombi abagera mu 9, hakaba hari 2 bavuga ko baturutse ubutabera barimo n'umugore. Abo rero mu kwiregura agiye bavuga bati twebwe, hakavuga bati bamwe bakavuga bati Madame Victoire Ingabire niwe wagiye atanga ubushobozi mu by'amafaranga, mu bya za telefone zigezweho kugira ngo abatazifite babashe gukurikirana ayo mahugurwa. Ayo mahugurwa bavuga ko yagombaga guhirika ubutegetsi bitanyuze mu ntambara, bakavuga bati uko byagombaga kugenda no gushyiraho ingamba cyangwa se amayeri y'uburyo bwo guhirika ubwo butegetsi bitanyuze mu ntambara. Bakavuga bati reka turebe tunyure bwa mbere na mbere mu bantu babandi ubutegetsi bwashyize inyuma bwigizayo, buvuga buti bariya ni umwanda, ubwo abo ni abazunguzayi, nitubabwira gahunda zacu icyo tugamije aba bazabyumva vuba. Bakavuga bati tugomba gukora icyitwa operation Serwakira, hakandikwa impapuro runaka ntibigaragare uwazanditse, ariko zikaza kugenda zinyanyagizwa hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Hanyuma bagakoresha abamotari. Ikindi bakavuga bati reka kugira runaka tuzajya twambara imipira y'ibara ry'icyatsi kandi n'umweru, ubwo tukazajya tuyambara ku buryo ubutegetsi bwari kujya bubibona bitunguranye bugacanganyikirwa. Mubwo rero barakurikirana bavuga abagiye batanga ayo mahugurwa ngo barimo uwitwa Anna, hanyuma agakurikiranwa n'uwitwa Assumpta ku mugabane w'Uburayi, ngo afatanije na Madame Victoire Ingabire bakagaraza amafaranga. Ngo Madame Victoire Ingabire bakoreshaga izina ngo rya mukecuru, ngo yaba ari we wabazaga niba amafaranga yabagezeho, amahugurwa yagenze ate. Boniface Nzabandora rero ngo yageze muri ayo mahugurwa yumva harakorerwamo ibyaha, ahita afata amajwi kubera ko yakorerwaga mu buryo bw'ikoranabuhanga, ntawe ureba undi. Ndibaza barakoreshaga Gitimit, application yitwa Gitimit, nuko bisanga rero bageze mu maboko atarayabo. Ariko Madame Victoire Ingabire akavuga ati ngewe mu ibyo byose bari kuvuga nabibajijweho, n'ibindi bavuga mu byo mu 2019 mu byaha byabereye mu Kinigi, aho bavuga ko abarimo FDLR Rudurunana na ba P5 bishe abantu bagera muri 15, abandi 18 babikomerekeramo. Bakavuga ko na FD Inkingi yari muri uwo mugambi. Ati ngewe ibyo byose nabibajijweho, RIB isanga nta bimenyetso, ni nako kuba mubona ntagaragara muri rubanza. Muri rubanza humvikanyemo ibintu byinshi cyane, ubwo abantu babazaga uwitwa Boniface Nzabandora bati kuko nawe yaratumijwe, uruhande rwa banyamategeko bunganiraga abaregwa rwaje gusaba ko atumizwa avuye mu burasirazuba bw'u Rwanda, araza imbere y'umucamanza. Baramubaza bati ariya majwi ko wayafashe mu buryo bunyuranije n'amategeko, ninde wari waguhaye akazi ko kujya gufata ariya majwi? Niho yasubije ati nk'umunyarwanda ufite indangagaciro zo gukunda igihugu, ahubwo yagombye kuba yibwiriza. Niho rero Madame Victoire Ingabire ubwo bamutumizaga, na cyane ko urubanza rwagiye ruba ahari mu minsi myinshi yakundaga kuba hari, ukajya kubona arafata note cyangwa se arandika ibivugwa. Umunsi yari yatumijwe yavuze ko yasobanuye isano hagati ye na Bwana Boniface Nzabandora, avuga ko ari umuntu babanye amwungirije mu ishyaka Darufa Umurinzi ritaremerwa gukorera mu Rwanda, ariko ngo mu gihe runaka baje gutandukana kubera ko ngo yaje kumugaragariza ko inzego z'umutekano zashakaga
kumukoresha ndetse zikajya zimuha amafaranga. Akavuga ati rero naje gusanga byazamugiraho ingaruka mpitamo kumwirukana. Atariko iby'amahugurwa avuga njyewe naranamupangiye ko yafata amahugurwa y'icyongereza, amahugurwa kubera ko abantu bagendaga iwanjye bavugaga icyongereza kandi agomba kubakira nk'umuntu wari unyungirije, ariko atavuga urwo rurimi. Ati rero namwirukanye atarabona ayo mahugurwa, atahubwo nabo bagombaga kumukoresha. Yambwiye ko bwa mbere na mbere bahuriye kuri gare ya Nyanza Kicukiro ngo bamuha amafaranga agera muri 30,000, ariko mbonye ko bizamugiraho ingaruka ndamwirukana. Hanyuma rero ba Maître Gatera Gashabana n'abandi bunganiraga Theoneste Nsengimana nyuma baje kurekana kubera ubusabe bwa Nsengimana. Abo ni Maître Felicien Gashema ndetse na Maître Brice Bikotwa, n'abasuhuze abo muri OVPR babandi bashaka bafite umuryango utegamiye kuri leta ugomba kugira ubuvugizi ku badafite kivurira, kuba wafasha abaturage baguye wenda mu mutego kutamenya amategeko ariko bakaba badafite ubwunganizi. Uyu muryango OVPR ukaba wabafasha kugira ngo babashe kubona ubuvugizi. Abo rero bavuga bati ibyakozwe na Boniface Nzabandora afata ayo majwi, ubusanzwe gufata amajwi bisabirwa uburenganzira n'urwego rw'ubugenzacyaha, urwego rw'ubugenzacyaha, uretse ko wenda rushobora kubyibwiriza, ariko ubusanzwe kwa amategeko abiteganya rusaba uburenganzira umushinjacyaha mukuru akabaha inyandiko yanditse, niba ari ukumviriza umuntu, niba ari ugufata amajwi umuntu, bikaba bigaragara ko byasabiwe uburenganzira. Bakavuga bati rero ibyo yakoze binyuranije n'amategeko. Ibyo byose rero ni ugutegereza tukamenya uko bizagenda. Ikindi, urubanza rwitiriwe Sylvain Sibomana na bagenzi be. Sylvain Sibomana ufatwa nk'umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu mu ishyaka Darufa Umurinzi. Kigaragara nuko abenshi bagiye bahakana ko bamwe batari bazi Madame Victoire Ingabire, abandi bati twari tumuzi. Ati rero ariko ntaho ahuriye n'ibi byaha. Bakavuga bati uriya mukecuru uvugwa yagenze bite? Ahandi bashobora kugongwa nkurikije uko nakurikiye urubanza kuva rwatangira kugera aho rugeze, nuko muri ayo mahugurwa ubushinjacyaha buravuga buti niba koko yari amahugurwa nk'uko wari uyakuriye ariwe Sylvain Sibomana, ngo niba washatse abo barwanashyaka n'umunyamakuru Theoneste Nsengimana, niba koko ari amahugurwa yaragamije kongera ubumenyi cyangwa kunguka ubumenyi, na cyane ko nk'uko mubisobanura muti kwiga no guhozaho, ni gute mwebwe mwari mwarafashe cyangwa mwarahisemo gufata ayo mahugurwa ariko mukayafata mukoresha amazina y'amahimbano? Nka Sylvain Sibomana yitwaga Grace, hanyuma witwa Jean Claude Ndayishimiye we yitaga Brown, n'abandi abajyaga biyita amazina ahuye n'ibihugu nk'uwitaga Taki cyangwa Turukiya. Ibyo byose rero ubushinjacyaha bukabishingiraho, bukavuga buti ariko ibyo ngibyo babikoze mu izina ry'agatsiko cyangwa se umutwe w'abagizi ba nabi, agatsiko k'abagizi ba nabi bita ishyaka, na cyane ko twebwe ntabwo turibona nk'ishyaka iryo Darufa Umurinzi, na cyane ko ntaho ryanditse. Rero twebwe turabibona ko babikoze mu mugambi wo gukora ibyaha. Muribuka ko Madame Victoire Ingabire nyuma yo gufatwa agafungwa yaraburanye ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri mu Kagarama, umurenge wa Kagarama mu karere ka Kicukiro, ariko birangira urukiko rwemeje ko afungwa by'agateganyo kuko ubushinjacyaha bwavugaga ko ubwo ni mu kwezi kwa gatandatu
avuga ko ibyaha yakoze ari ibyaha biremereye ntaho bihurira na babandi baba batemye ibitoki bya bagenzi babo, ari ibyaha bikora ku buzima bw'igihugu, ari ibyaha byahirika ubutegetsi. Rero agomba kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Mukanibuka ko nyuma mu rwego rwisumbuye rwa Nyarugenge, mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, Madame Victoire Ingabire yaraburanye nabwo ku ngingo y'ubujurire ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, avuga ko atishimiye imikirize y'urubanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Akavuga ati umucamanza nabwo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aravuga ati oya, icyemezo kigomba guhama uko kiri. Na nyuma yaje kuburana avuga ko wafunzwe binyuranije n'amategeko kuko ubushinjacyaha butatanze ikirego ngo bumuregere urukiko, ariko birangira nabwo inkiko zigaragaje ko atafunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Nyuma haje kumva uburyo yaburanye ikirego cye mu rukiko urukiko rw'ikirenga narwo rwanzura ko ubucamanza butivanze mu migirire cyangwa mu mikorere y'ubushinjacyaha, ari nabwo agomba kuburana mu rukiko rukuru. Ariko nanone nkabibutsa ko bwa mbere na mbere mu guhuza urubanza rwa Madame Victoire Ingabire n'abarwanashyaka be mu ishyaka Darufa Umurinzi ndetse n'umunyamakuru Theoneste Nsengimana, yakunze kwihana, yihannye umucamanza bwana Blaise Ngabire ubwo yagombaga kuburana mu mizi. Aravuga ati oya, ntabwo wamburanisha kuko niwe wafashe icyemezo kibogamye gitumye nyambaye aya maroza, nagombye kuba ndi mu rugo nidegembya. Rero ibyo ngibyo ntabwo ugomba kumburanisha. Iyo ubusanzwe habaye ingingo yo kwihana, igikurikiraho nuko handikwa impamvu z'ubwihane zikagenda zigasuzumwa, zaranditswe zisuzumwe. Perezida w'urukiko bwana Jean Pierre Habarurema ari nawe perezida w'urukiko rukuru, wahoze ari umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu, muribuka ari mu bashinje bwana Paul Rusesabagina, umunyapolitiki nawe utavuga umwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, kugeza ubu yarangije kurekurwa n'inkiko z'u Rwanda. Ubwo rero perezida w'urukiko yanzuye ko inteko yaburanishije Madame Victoire Ingabire ariyo izakomeza kumuburanisha. Ubwo ni ugutegereza tukamenya uko imigendekere y'urubanza bizagenda. Kugeza kuri uyu munota rero, ikintu nanone mugomba kumenya, nababwira ko urubanza rwari rugeze ku musozo ku barwanashyaka ba Madame Victoire Ingabire n'umunyamakuru Theoneste Nsengimana wa umubavu.com ndetse na umubavu TV online. Ariko kubera ko habayemo guhuza izi manza, kuko bavuga ko bakundi bavuga bati Victoire Ingabire agomba guhuzwa n'amashumi ye, urubanza rwagombaga kuba rwarapfundikiwe, birumvikana rwaradindiye. Aha rero abantu mwibaza ngo bizagenda bite, cyangwa mwari muri kwibaza ngo bizagenda bite, ni ukuvuga ngo aba bose birumvikana ntabwo ari ugupfundura urubanza ngo bavuge ngo urubanza rusubiye bubisi. Ntabwo ari bubisi, ahubwo ikigiye kubaho, hagiye kubaho ko Madame Victoire Ingabire agiye kuzaza akiregura ku byaha birimo gushaka guhirika ubutegetsi ndetse no gukangurira imyigaragambyo itemewe. Mukibuka ko harimo no gutangaza amakuru y'impuha. Ibyo byose azabyireguraho ni barangiza basabe ibihano muri rusange. Nkuko nanabibabwiye, Madame Victoire Ingabire ubwo yaba yarahawe amakuru ko azasabirwa burundu, nanjye ayo makuru harayo nari mfiteho ko bamwe mu barwanashyaka be barimo bwana Sylvain Sibomana hafi bagera mu 8 bashobora kuzasabirwa cyangwa barasabirwa nubwo bataratanga ubwo busabe mu ruhame, ariko muri dossier harimo ko arabasabiwe gufungwa burundu.
kuri Madame Victoire Ingabire ufite iyo mpungenge ko ashobora no gufungwa burundu. Mukibuka ko ubwo yakubukaga ku mugabane w'Uburayi mu mwaka wa 2010 ashaka kwiyamamariza gutegeka u Rwanda agatana na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, byarangiye ahamijwe ibyaha byo gushaka kuvutsa igihugu umudendezo ku rwego rwa mbere, akatirwa imyaka 8, ajuriye bamukubita imyaka 15 mu mwaka wa 2018. Ndibuka byari mu kwezi kwa 9 nibwo ari kumwe n'umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo n'abandi bagera mu 2000 bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu ubwo yaramazemo imyaka 8. Rero kuba ibyo byaha byagaruka bizitwa isubiracyaha, ari naho bamwe bavuga bati cyangwa nawe ubwe afite izo mpungenge zo kuvuga ati nshobora no gufungwa burundu. Aho ngaho niho abishingira bakavuga bati amategeko azavuga ati bibaye isubiracyaha so bwa mbere. Ubwo ni nacyo kimwe kuri Sylvain Sibomana witiriwe urubanza rw'abarwanashyaka ba Madame Victoire Ingabire. Uyu nawe mukibuka ko yigeze gufungwaho imyaka 8 nabwo ku byaha bijya kuba nk'ibi byo guteza imvuru cyangwa imidugano muri rubanda. Icyo gihe Sylvain Sibomana yahoze yari akiri mu ishyaka FD Inkingi. Mukibuka ko mu mwaka wa 2019 Madame Victoire Ingabire aribwo yatangaje ko ayivuyemo, ariko bamwe bakamushinja bati yayivuyemo kugira ngo ahunge ibyaha byakorewe mu Kinigi. We akabihakana, aho yavuga ati nabonaga abantu dufatanije mu rugamba rwa demokarasi cyangwa rwo guharanira demokarasi ibereye abanyarwanda bari ku mugabane w'Uburayi, kandi ku mugabane w'Uburayi ibyo byajya bingora. Ahitamo gushinga ishyaka kubera ko impamvu bavuga bati FD Inkingi igaragara muri biriya byaha, kandi niwe wari uyikuriye ubwo byakorwaga mwaka wa 2019 mu Kinigi. Madame Victoire Ingabire yaravuze atoya cyewe nari ngifunzwe, ntabwo wambaza ibyaberaga mu ishyaka kuko byakozwe n'icyitwa P5 harimo FD Inkingi, PDP Imanzi, RNC rya General Faustin Kayumba Nyamwasa utagicana uwaka n'ubutegetsi buri mu Rwanda na bagenzi be, ndetse harimo na za PS Imberakuri. Ariko muri kwa kundi bavuga ngo PS Imberakuri yacitse mu bice, Madame Victoire Ingabire akavuga ati ibyo byabazwa abari bari muri iryo cyaka, kuko kugeza ubwo nari nkiri muri gereza ntabwo washoboraga kumbaza ibikorwa bya politiki kandi byabaye ndi muri gereza. Aha rero nanone icyo gufata no kwibaza ngo aba barwanashyaka ba Madame Victoire Ingabire bavuga bati ntitumuzi, abandi bati turamuzi. Ubushinjacyaha buti murakwepa, muramuzi mwese, bizarangira bite? Nsengimana we akavuga ko mu byakorewe mu mahugurwa atagiyemo, yagombaga kubitangaza ku muyoboro we wa YouTube, ndetse ngo hari n'akavideo yaba yaratangaje kakozwe n'umunyamahanga cyangwa umunyarwanda uri mu mahanga avuga ko u Rwanda rudafite demokarasi, rwicira abantu busa, rufunga abantu, ruta muri yombi, ruburiza irengera abantu. Ati hari abantu bapfuye gutyo, barimo umuhanzi Kizito Mihigo, naho umucamanza yamubaje ati none ibyo watangazaga uravuga ko wabitangazaga nk'umunyamakuru w'umwuga, ariko se nawe bikubiye muri kariya ka video uvuga ko baguhaye ngo utangaze niko ubyemera? Theoneste Nsengimana ati kuva nta yindi version ibivuguruza niko mbyemera. Ariho bamwe bavuze mu bakurikiye urubanza bati umucamanza nyine Nsengimana bamuteze umutego arirangije, bigaragare ko nyine yabikoze mu yafashe uruhande, kandi ubundi mu itangazamakuru nta munyamakuru ufata uruhande. Ubwo rero bakakibaza batyo.
ubwo nanone mukibuka ko muri urwo rubanza rwa Madame Victoire Ingabire Umuhoza icyo nubwo abantu hari abaganiriye nawe ari Madame Victoire Ingabire nta numwe waruzi igihe urubanza ruzaburanishirizwa, ariko muri kwa gucengera kwanjye naracengeye menya ko urubanza rwahawe itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu, tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka ku isaha ya 3 za mu gitondo nibwo urubanza ruzaba rutangiye mu rukiko rukuru. Ubwo rero abantu bumvaga ngo Madame Victoire Ingabire ategerezanyije amatsiko urwo rubanza rwe, ubwo birumvikana namwe mwagiye murukurikira murutegerezanyije amatsiko uko bazisobanura uko bizagenda. Reka tubiharire icyo gihe ku biganiro bya Bagiruwubusa official na kwa kundi nyambabwira nti nakagaruka nabifuriza impagarike n'ubugingo, mbizeje ko Imana nizaba ikiturinze cyane ko ariyo mugenga wa byose. Muzakurikirana urubanza ijambo kurindi. Naho rero nimukomeze mugire ibihe byiza.